wari wafanda abasirikare yemeye guhinduka. Haleluya. Cabugufi kubw'ubugambanyi wakoze wishyira hejuru ubwicanyi bwawe wigira icyo utari cyo wizamura mu mapeti wiha agaciro nyamara ntako Imana ikakureba ikagusuzugura. Amarira y'abana baye menshi Imana arakurebye irakurambirwa. Benshi bararira kubera agasuzuguro kawe ugenda ubakandagira ubahonyora ubasuzugura uko ayiboneye. Imana arakurambiwe rero ko ingofero yawe ko ingofero ngwafande ngubatize ko ingofero ndagusubiramo ngo agasuzuguro kawe Imana arakarambiwe. Wizamura ibyo utari byo byumenye kubaha Imana ntugayisuzugure. Rero ngomba kukubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana Mwuka Wera. Ndakudubitse ndagucubije ngucishije bugufi cyo n'igikombe cy'urupfu gisoma mbukumeze upfe n'ubu ntacyo rumaze muri za guhinduka. Ndakudubitse rero ndagukandagiye ndaguhonyoye ndagusiribanze ndakumenaguye ndakudubitse banza wumva uko bimera ako gasuzuguro kawe kose ndakanze mu izina rya Yesu. Amen. Ubu nibura kimwe cya 10 cy'ibyaha byawe kivuyeho. Ndakubatiza inshuro 10 imwe ndayishoje. Inshuro 10? Yego. Inshuro 10 se ndi Satani. Bamugingwe nta kuntu mbatiza ibyo bigambo atari murabivuga. Icyo ni icyaha ukoze kwa mu ijisho ry'Imana unyitaho ndi umuginga. Hanyuma kuri muravugira ibyaha byanyu imbere y'abantu. Kuki ubikora bumva ko utavugirwa imbere y'abantu? None Yohana batiza Yesu ibyo bigambo ko atabivuze. Nese uri Yesu? Ariko ndebye mu isho y'Imana. Urigereranije. Ntabwo usa n'Imana wowe. Imana ntabwo kanura amaso nkayo maso yameze nk'ay'inturumbutsi. Kwigere mu matama ya n'inyundo bakubisemo. Aya matwe ya nibikoboko by'indege urigeranye n'Imana wowe. Nta sone kanana ngoye nakabuno ka shitani cyangwa nkono y'itari. Iyo Mana isi cyo yabari ya hehe. Ntukigeranye nayo namba. Wowe uri Satani. Uri Satani ntaho mutandukaniye. Yaba amaso yo kuyakanura yewe n'amatwi uri Satani n'amatama byose uri Satani. Uyu musaturenze gusagura cyangwa imigwegwe nuko uziza kuri Satani. Ndi Satani bamuyinga.